Why? Ongera widagadure bikora kubishaka byose ubimanure ushwamba gusa unura umujinya n'uburakari imyaka yose nakureze nuko nakureze uretse nimba n'agahinda umpaye ako si wundi n'iki nari ngutezeho nihe watandukanira na soko abagabo mwese muri bamwe uza amakosa wakoze uza amahano wankoresheje uri umwana w'ikibi nari nzi kuzava muri umwana muzima ntabwo nari nzi gushora kumviramo umwana nk'uyu uzuye abadayimoni narakureze kugira ngo utinye gukora ibintu nka biriya narakureze kuko kugira ngo ngiye ku biciro cy'imigani igisebo icyasha imyaka yose ubuvune wanteye ijoro n'amanywa naraye nihiringa nariye ubusa nambara ubundi narakwigishije mwigishirije njye ubwanjye narakugaburiye mwicaza ku bibero byanjye ndagutetesha ndagutonesha ariko icyo birangiye koko icyo mbonye koko nta butaniye n'abandi bagabo naribeshye cyane naribeshye nari nzi ko nzaguhindura ugatandukana n'abandi bagabo ariko nje gusanga ahubwo ari wowe nyamaswa nkuru uri kibi uri cyohi uri ntacyo uri cyo nzi ko uri umwana uzampesha ishema ukaba uri umwana uzankunda akankundwa akazi uzampesha ishema mu bandi babyeyi cyo ntabonye nkakibona ariko ni wowe mwana unyambitse icyasha Sorobo ntaho utaniye na so uri kibi nka so wambaye ikibi satani niyikwatse nyoko ugafata ko kamazi kawe nyoko wakubyaye ugatinyuka Sorobo wowe mama niki kikuriza mama niki gituma utamvugisha mama niki cyaha nakoze uri umunyabyaha ndenga kamere uri umunyabyaha kandi reka nkubwire icyaha ntabwo kijya gihera wowe nureba ibyo ukoze umuryango wose urawurimbura utwambitse icyasha kizadukurikira utwambitse umuvumo utazagera
umwana na nyina mu mateka mu Rwanda ntabwo kigize mu muco ntawe uradaci Soropa uri mubi umuryango wacu wose urananiwe ibyo nakoreye byose Soropa uri icyasi uzajya ukomeza wigira umuntu w'umujene gutya kuki udahinduka ese ukuzi ko haciye imyaka 18 tubyaye umwana uhora uri ku cyangwa uhora wiyogoshesha amazero fote ntabwo mu bwanwa bwawe ugakubitamo biriya bikanta kugira ngo batabona imvi wakwemeye kuri papa ese uvugira ngo ngirene ko nanjye ndi kugerageza uburyo nanjye yazamenya nyine ariko mburaho mbihera gatekereza nanjye kugerageza uburyo uzi ko bicara nkaha ngaha akavuga ngo dadi ngo ibi nibi ureba amaze gusaza mu gihe azajya kuraga akavuga ngo nibi utarigeze umubwiza ukuri ngo umubwire ngo tuvuge ngo uyu ni umwana urambwira ngo ejo bundi none reba nawe ugiye gusaza utanashatse none ikindi njyewe nanjye ugiye gusaza usanga nanjye nashaje nawe usaze usanga iwanyu nibyo byose twahize ngo tuzabana byose birarangiye bizaza ryari urabitekerezaho iki uratekereza ku muhungu wawe cyangwa uri gutekereza iki ibyo rero biri kuncanga cyane uko mbishira hamwe nkumva birandenze hari amafaranga turayakeneye umuhungu wanjye nawe ngomba kumutekereza nuko wambereye n'ubundi hanyuma bigende guterera uratekereza iki ku mwana wacu uratekereza iki uko tuzamubwira ko uri atari papa we ari wowe papa we ibyo ujye ubishyira muri gahunda ujye ubipanga ndabipanga ariko nyine birandenga mbura ukuntu herega amaze no gukura uze wamubeshya iki nyine ugomba kumubwira ese ninabimubwira azabyakira ati reba iyo myaka yose yishize ataramenya ukuri atari wowe ubu singira haciye igihe kingana gute warambwiye ngo bigiye kugenda cyangwa ndashaka imitungo ngo ndagira gute ahubwo byose kimwe n'ubwenge bwawe bihita bifata umwana wanjye ashobora no kuvuga ngo ni imitwe turi gupanga uko reka rero mwereke gabanya ubugoryi icyo ni cyambere sibyo uracicika ugakora ikintu hisugubuka ugasanga ni ikibazo none ndagira ngo ugende wicare utekereze uriya mwana turamubwira ko turi ababyeyi be gute Debora niki iminsi yose ishize nzaha ngaha ndasanga umeze gutyo nta na rimwe ndagaruka ngo nsange wishimye nk'uko mbere wari umeze ni ikihe kibazo gituma umera gutyo Jackie ukabara wikomeza kumbaza ibyo bibazo kuko ibibazo mfite nta n'igisubizo cyabyo mfite habe na mbabarira ndakwinginze ariko uri inshuti yanjye nta kwihanganira kubona buri munsi umeze uko uri inshuti yanjye numva nisanga aho naganiriza akambwira ibibazo afite tugasangira umubabaro none se nimba nza buri munsi nkakuganiriza nkabona nkasanga umeze uko uribaza ko giye nezerewe ako suragira ngo nezerwe ese uragira ngo nkubwire iki niki mfite cyo kuvuga koko ikintu niki na kimwe mfite cyo kuvuga ubwo se herezo ni iriye jeri ubundi iyo umuntu afite inshuti arayiganiriza nk'ubu ngubu yuza kuba waramenetse ukambwira ikibazo ufite twari gusangira umubabaro imvune yawe kabi yanjye agahinda kawe kakaba kanjye tukagasangira ariko ndazanga sanga iteka ryose uri kurirana na rimwe ndaza ngo nsanga unezerewe byibura nkuko wari umeze mbere ubundi byagenze bite ni ikihe kibazo ufite ese nimba utabasha kumbwira nk'inshuti yawe azi ko ari njyewe na se
kandi sesuri urabizi neza. Urabitekereza ko wiyicariye gutyo gusa. Ejo nuramuka ubonye umugore uzi ko ufite umwana ungana kurya ngajya kubona nkabona uri kumwe n'umugore wawe, uzi ukuntu bizambabaza, uzi ukuntu nzajya kumva umutima wanjye ugiye guturika mbona uri kumwe n'undi mugore. Ibyo urabizi? Erega nabyo bitekerezaho ntugire ngo mba nicaye. None se kugiye gusaza nawe urabitekerezaho bifata imyaka irenze igana. Imyaka siba ni irenze 25. Reka rero ngiye nzafate riske nimwicaza ahantu mbimubwire. Itonde cyane kuko ushobora kwimubwira tugafungwa. Icyo ni icyambere. Ariko no umuhungu ari papa we. Umuhungu ariko ari papa anje areba kandi ari umuntu ukontorora byose. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri wibuka ko biya bintu byose ari we wabikoze. Ibyo ujye ubitekereza. Uragira ngo ufungwe nawe umaze kugira mu gihe cyo kugira ngo nawe ugire umuryango. Mama sinzi kabisa ngiye birandenga nyine birandenga. Mba numva kuba uba ari umusore yanyumva kuruta uko umukobwa wenda yahita nterera hejuru. Umuhungu uramuganiriza nyine akumva ibibazo uko bimeze. Hanyuma njye urantekereza wiki? Wumva nawe ni ibindi bibazo. Utekereza uragira ngo ngire. Imyaka yose uri gutekereza ibiki? Hakosha mana yanjye usko ndicuza n'impamvu ngiye naryamanye nawe. Urubizi wowe. Umwana nta kintu uri kumubwira. Turamubwira iki? Ese nuko ko numva kunyihindukana nkaho twashize hamwe ikibazo ko tugisangiye. Tekereza nanjye ntekereze tubihurize hamwe turebe icyo gukora. Nese ko umuntu wicarira gusa ntutekereze ngo umbwire ngo biragenda gutya nkabona uraza aha uranywa ibyayi uragenda uraza ukarya ukagenda nta kintu kimumbwira urigendera. No kuza hano birambangamira. Birakubangamira nyine. Ni nkuko n'ubundi ejo nshobora kugira utya nakwandika y'imitungo yose ugahitungo turi umukecuru n'ubundi nizaniye akana gatoya. Ndabizi n'ubundi ndanabitekereza. Ibyo nibyo witekerereje ntago ariko bimeze. Warabyemereje ko tuzabana nyine. Ntabwo ikibazo kinini n'umwana. Eka mbe ngiye. Ugenda ujya hehe? Reka papa anje asa gusangana kuko n'ubundi wamubwiye ko uza kumusura. Buri munsi urakungura giye. Ese ubundi kuki najya mbona ujya no kureba anje hari? Genda kuko ujye kureba anje. Ari mu cyumba fata ji hari umushyire. Fata ji umushyire. Ubushuti bwanjye nawe gushingiye kuki? Debo ikiriho kigaragara utunzwe n'amarira wasanga udaheruka no kurya. Debo wabaye iki? Wabaye iki Debo? Antibite. Ni byiza sorba umeze utema. Sawa. Jackie. Karame. Ndavuze ngo nuna sohoka ugende. Ndavuze ngo nuna sohoka ugende. Unjijije iki se kandi ko mbona nanjye ndakariye? Yaba ari ntandaro y'ibibazo byawe? Jackie. Urabizi neza ko nkubaha. Ndavuze ngo sohoka ugende. Hano usohoka ugenda undekera ibibazo bya. Aha. Ubwo wasanga ari ntandaro y'ibibazo byawe. Ariko ntago ariko nabikekaga. Mami. Mvi nyuma. Ntukoreho. Mama. Mami. Mama. Urebye maze iminsi mu kazi kenshi.
yaragiye mu kazi kenshi niyo mpamvu ubona natinze kukugeraho ariko cyane cyane nakurikiraga n'ikirego cyawe. Okay. Nabikurikiranaga cyane hafi mbirimo kabisa kandi ibintu bimeze neza. Mu by'ukuri rero urebye aho bigeze bigeze nko kuri 80%. Yakada bigeze nko kuri 80%. Kandi umugabo kabisa. Warega ubundi wakumpaye yarakwizeye. Arambye ati mu muhanga muri ako kazi. Kubera ko aka kazi kacu kadusaba ubwenge, kagusaba gukora utuje ugatekereza cyane kugira ngo ugere ku ntego wiyemeje. Kandi rero iki gihugu cyacu nibyo kidutegeka. Rero urebye ikibazo cy'uramwana kubera ko ibintu biba biri harane ibintu biba bikomeye cyane biba bisaba ibimenyetso no kunyura mu nzira kujya kureba abadokiteri ukamenya raporo uko yasohotse n'uwayisohoye n'aho byasohokeye. Rero byabanje kunyura mu nzira ndende ariko mu by'ukuri vuba ngaha ndabanguhaye igisubizo cya nyacyo kandi kimeze neza. No kuvuga rero buriya umuntu ushobora kuba yakwangiza ubuzima bw'umuntu cyangwa se ubuzima bwawe mpereye nko kuri wowe akenshi na kenshi no umuntu usanga akuba hafi ari mu ruhande rwawe anakuzi anakumenya ese amenye uko ubayeho amenye uko urya kandi nawe akaba ari wa muntu wawe wizera. Akenshi na kenshi rero abo bantu nibo bakunda kwangiza ubuzima bw'abantu. Mwiriwe. Mwiriwe. Mbona se harimo ushinzwe umutekano wa polisi. Habaye iki bimeze bite? N'inshuti yanjye. Nuko nayo nabasuye. Nabasuye. Mbere yuko njya mu kazi ndavuga ati reka nyure ku nshuti yanjye mbasure ariko ndabona n'ubundi igihe kigeze ndabona nakomeza nkajya mu kazi no tukaza kuvugana kuri telefone byaba byiza kurushaho. Nangize uko banangize ngo hari ikibaye. Oya nta kibazo. Murakoze. Sawa sawa. Hanyuma se kamubaza uriya mupolisi kumubonye kumva mubiri yikoze ntusabye. Hari ikibazo ariko ntukagira ubwoba bwose. Oya ugomba kumbwira niba ari inshuti yawe se ukajya kubona araje ntiwambwiye uti hari umushyitsi uri hano ngwino basi unamusuze ko ruko nari imise gutya mvuye kureba umwana. Ariko nawe yantunguye ntabwo narenze kwaza mbonye ko manga ari ubwo se muziranye mu biki ko muri kampani yari mufite mu by'akazi byo twavuganaga. Oya no kuri nukazajya umbeshya babarira umbwire ni iki muziranyeho. Urabona nakubeshya iki? Ngewe n'inshuti yanjye yaraje kumusura nubwo ntunguye. Inje numva sinzi ari kuvuga ngo iperereza ngo ibiki ibintu nk'ibyo none utagiye kuba ngo ni inshuti yawe gute? Ibyo ni byo mu kazi ariko nibyo mu kazi twavugaga. Ntukanyugira ubwoba uti ubusara gutwara iki? Ngewe ntabwo bamfite ahubwo ndi gutekereza kwinjiramo hano mu rugo ukavuga ngo ni inshuti yawe numvaga mwaganiraga numva avuga ngo ibintu by'iperereza ngo uri hafi yawe ngo ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo urumva bariya ashobora kuza akagupakiramo ibintu mu mutwe wawe ku buryo wakorana ikintu kibi cyangwa ku buryo yaba arimo arakuneka agira ngo tuneke twese mu kanya gato usanga tumariye muri gereza ntiyabura ibintu yatubekera. Nta bintu byo kuneka nyine jya ukomeza umishe dore niyo mpamvu hano muri urugo twirwa dushwana ukora ibintu utigeze umbwira ukora ibintu utigeze mbese ruko ngo urabyikorera wumva uko ubishaka. Nose hano ninde mugore n'umugabo hano? Si njyewe nawe umugore n'umugabo none se nyine bimenye nese kuki wakora ibintu wenyine ntumbwire ugaceceka kandi bitangiye muri iyi minsi. Ariko se wowe ni iki cyawe? Ninde mugabo muri uru rugo? Umugabo mu rugo ni wowe ariko ugomba gukora ibintu wambwiye ntabwo ugomba gukora ibintu wicecekeye gutya gusa. Ariko umuntu w'inshuti naza ngomba kuguhamagara ngo ngwino umurebe ngomba kuvuga muriya ni mubi bariya kubirinda. Ndamwizeye rwose ngo nukura mwizeye umwizeye n'igihe umugabo muri rugo umugabo muri rugo se utagirwa inama ntabwo mushaka. Okay sawa nkubwira iki urandebeye ukuntu ahise ncabiranya ni handi ndaperereza nze kuza kumenya ikintu yararimo arakora uriya mupolisi hano soni
hano se niba muhamagaye hari inama yabaye hari ikintu cyabaye ubundi abapolisi ko batajyaga baza hano aje kuneka ibiki Mama! 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 Mama, wafunguye! Mama! Mama! Inshuro zose naguhamagaye ese ubu ngubu nabizagarukira hehe kwirirwa wamfungiye ushaka kumvugisha Aragosora mbona iki kintu utabona ni iki kintu utabona ko ntashaka no kukuvugisha nashaka kukureba ibintu uzabyakira kugeza uzabyumva gute sinshaka no kureba isura yawe mama nagusabye imbabazi tubane muri iyi nzu ntawe uvugisha undi kuko ngiye mfite isoni n'ikimwaro zo kuba nahuza amaso nawe suragira ngo nkubwire uzi bigiye gukurikiraho nyuma y'ibi bintu wabonye hariya ndi kuruka niwe wabibonye nabibonye mama mbese urwaye iki ndwaye iki ndashaka kumenya ikintu urwaye gituma ubura amahoro ugakomeza ukambwira nabi nyuma y'ibyo wakoze urashaka kumenya icyo urwaye mama nabikoze kubera ko nagukunda kandi niwe inshuti yanjye mfite yonyine Sorobo nta mbaraga mfite zo kuba nagira ikintu nakubwira ndetse no kuba twakongera kuvuga no kurebana mfite isoni mfite agahinda none se mama uranyanga yego aha ne witwaye ute se mama ahubwo ndatunguwe niki uzi ko niki ahantu uretse gusaba akazi ndabona banyakiriye harya wari wasabye ibiki mama nari nasabye ubaka umwanya w'ubuhahiti harya nibyo wize yewe nari nzi yuko wize computer science harya bibamo mama byose ibyo amakompiyuta byose n'ubundi ni kimwe ahubwo iyo kampani kubera uburyo ari nini nyine iremereye ntabwo umuntu wese ajya apfa kugira nta muntu wenda bajyanye ngo amuyobore ngo amubwire ngo nyura hano ngo bamuhe akazi na purayinze nyine biri aho ngaho bisanzwe kwa kundi tuba turi kuri telefone tubasubiza ubabwira uti ndabyemeye mu gitondo saa 2 ndaba mpari nicyo ubwo bagoreba ibyo bagutumye byose utubwire niba ari n'amafaranga tuyatanga oya nta mafaranga arimo kubera ko yari promosiyo y'abanyeshuri twasozanyije twari turimo kugerageza amahirwe nyine ngo turebe abo bazagenda bakira kuvuga amahirwe ndabona nanjye ndi umwe mu banyamahirwe bamaze gufata yewe nukuri Imana ishimwe berega uritonda urumva uritonda kandi n'Imana burya ikunda umuntu ubaha ababyeyi be ariko n'amasengesho yawe we muga ni wowe niwe neza bidase meze neza rero tubwiye ko uri buzana ndatanguranye ariko nta kibazo ariko ni karibu murakoze cyane iyo ukomeza se ugahita ujya kureba hanze ndaza kumureba ariko ntiwarenje kureba ariko nshaka ko tuvugana gatoya n'ubundi ndandivuye mu cyumba cy'imo nasinziriye genda gatoya tukaganira na muganga ni ngombwa ko ngenda nanjye sinakumva ibivugwa kuri mushiki wanjye yego nibyo ariko ubu ngubu byo hari ibyo tugiye kuganira ihangane ntabwo ari ubwa mbere bino
bibaye buri gihe uko waje kukubwira urambwira ngo ngende sinzi na papa umuvugishije mbona nta makuru mushaka umundi kubera ikintu mushaka uzi ko uri umwana kuri twebwe none se ibibazo byose byakuremereza mu mutwe byatuma utiga byatuma utashobora gukora akazi urumva dushaka kugira ngo tujye tubiguha ntabwo nkiri wa mwana wo kugwa mu ziko ku buryo mutangira kumpisha ibintu bigeze muri siriya se gutya ngaho rwose reka mubwire none sibyo mbabarira ubugiye gato n'ubwa mbere n'ubwa nyuma nkubwiye sibyo ihangane sawa genda utunganye ibyo uzajyana ejo nibiba ngombwa ntacyo muga nujya kugenda umbwire ngo erekeze nta kibazo merci hanyuma niki ushaka wowe mabuja nenje kurana amafaranga nguki urusha kugira gute nayine amafaranga nahiteka yari baca amafaranga se ndayacura mvanaho ibibazo twumvikanye nguki twumvikanye ko ari yanguhaye birangiye ubwo se ugaruye utego amafaranga ako mabuja ubu uri kumbwira gutyo uzi ko mbitse banga nshobora kuvuga rikagira ibintu byinshi byangiza uri kungamira gutya urumva njye ndamutse mvuze ibyonzi byose ibibazo bitabibaza ngaha miliyoni 5 zanjye naguhereje nanjye ndamutse nzikwatse cyangwa ubu narazicuruje zibazungutse amafaranga ngahe miliyoni 5 rero nanjye wamaye nibanga wamaye mbitse kandi ririnzwe neza none se twongeye tujya kumvikana ibyo twumvikanye ko uzajya uza buri munsi nkazajya nguha amafaranga ntabwo twumvikanye ko birangiye nanjye nakabazo twumvikanye bike nakabazo gatunari mfite nimo bune njanga kujya mu kudufaranga duke nyuma tuzo twanye mfite nta mafaranga afite iryo banga uramutse urisohoye umenye ko nawe yaba no muri ministeri wawishe nawe amategeko yawe ngo urayazi nibwo njya gusubiriramo nawe bagufunga diplome yawe bayishwanya gusa mabuja nubwo wanafungurwa uri mutoya ngiye nubwo nagenda nkaburira muri gereza ariko wowe ugafungurwa uri muto nta kintu kimwe wakongera kwigezaho none se wajya mu ishungana nanjye bagufungura ukagenda ugatangira kwiga segonderi ya mbere ya kabiri ukamara imyaka 6 ugafata na university ukaza gufata byagenda gute mabuja akambwira kantu ntabwo mfite bwo gufungwa okay nimba ntabwo ufite bwo gufungwa uriya wabikoze kenshi wabikoreye n'abandi benshi ntabwo mfite bwo gutakaza akazi kanjye ngende tayari kuvuga ibintu byose tugafunga twese nta kibazo okay bikora tubwire iki bikamamagare uhamagara si bikamamagare bivuge biveho ubundi se ushaka amafaranga angahe aho tujye kumvikana noneho rwose nyine 500 500 ni muri tubazo twanye ndifitiye ikundi banga rwose ndibike neza mu mahoro no mu ndanga pi ndizigera rijya hanze nugira ikibazo ariko nukomeza kongera gutya nuguhamagara bakatujyana twese nta kibazo nyine kimwe mfite sibyo 500 byonyine ni muri tubazo twanye ndifitiye barikira amahoro yawe rwose murakoze cyane ibijega byari byoroshye kuko ni ibintu bitera kugura rwose utiriwe ushaka ibibazo byawe ntabwo ugiye kubikemura cyane rwose mabusha okay kaho komeza ugenda inzira yakuzanye uriyizi murakoze kandi nisagara amahoro inze mwiza mabusha sana nawe ujyane n'ayandi ndahiye imbere y'Imana ko ari ayo ujyanye gusa urajyanye ubuzima bwawe nawe urabuze uretse alo ndashaka ko tuza guhura yego sawa saa 12
muzi ko nasanze ya mupira wanza nisigaye nkwira. Mama. Mama. Mama urarwaye. Kureka nkubaza uba muzima cyangwa urashaka wiki? Uranshaka wiki? Ntabwo nakwiyamye ko ntashaka kuvugana nawe. Wamaye amahoro. Ntabwo wumva uri muzima mu mutwe wawe. Siko nanje kuvugisha ndebe nimba utanarwaye. Urambaza iki? Ntabwo kuki utanyubaha? Sisi uri mama wanjye. Hari undi mama afite Soroba. Narakwiyamye. Sinshaka kuvugana nawe, sinshaka kurebana nawe. Mva imbere. Amahano yabaye muri iyi nzu. Ndakureba. Mu buzima bwanjye kuva nakugara nibwo bwa mbere zamuye ikiganza cyanjye mbagukubita. Sinigeze mukozaho n'akantu kangana gutya. Niba nagusabye amahoro yawe, sinshaka kuvugana nawe, sinshaka kuzongera kurebana nawe. Amahoro. Kandi ndibaza ko ibyo bintu uri kubyumva. Uri umugabo w'imyaka 20 amaze gukura bihagije. Bihagije koko. Bihagije. Urankunda. Ukunda uruhe rukundo Soroba? Nuruhe mva imbere.